n'ubwiza bw'Imana. Niwizera ukizera mu byo Yesu yakoze igihe cyashize, icyo kigeragezo ufite ntago cyamunanira. Hanganira aho ngaho, hanganira uko bari kugucunaguza, ihanganira amadeni. Abi edestase contraire. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabizi neza murankurikiranye, arirwaye ntiwahagera, ajya mu bitaro ntiwahagera, mbese abura icyo kunywa ntiwahagera, none urimo uratubwira ngo habaye iki? Haleluya. Arababwira ati sinababwiye ko nimwizera muri bubone igitangaza. Yesu nashimwe. Nawe nje kukubwira ngo niwizera aka kanya Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Baramukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo diaspora, abadukurikira bose muri Burundi, Uganda, Congo, Kenya, abari ku isi hose turabaramukije mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana bagirire neza. Waba dukurikiye ubabaye, waba dukurikiye uri mu bibazo bigiye bitandukanye, nakubwira ngo uhumure, kuko kurira kwararira umuntu ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ntawayiringiye rero ngo imukoze isoni. Nuko tuje nkuko mubibona rero imbere yacu kuri kamera turi kumwe n'umubyeyi, navuga ngo ni igikwerere. Ubwo abazi Kinyarwanda murahita mubyumva icyo nshaka kuvuga, ariko kandi ni umunyamwuka, ayoboye n'umwuka wera w'Imana. Ntabwo ari muri babandi bamaze gucika intege, bamaze kuyoba, ahubwo ari muri babandi bagikomeje urugendo rujya Isiyoni. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza. Yesu nashimwe. Ahimbazwe cyane. Amakuru yawe? Turashima Imana. Uri umwe mu bantu nakiriye nkabona bafite morale. Bimeze bite ko ufite morale nyinshi? Mu ijuru hari ikintu bari kuvuga kizima? Morale nge ndazihorana. Morale ndazihorana. Morale urazihorana? Iyo ntekereje ko mba mbyutse ndi muzima. Yego. Hari ababa bamaze kuva muri uyu mubiri, bituma mporana morale. Yego. Imana ishimwe. Amen. Nibyo, umuntu utagira ibyishimo, umuntu utanezerwa ntabwo ashobora kunezeza Imana. Kandi n'urugo rwe ruhorana intimba, ruhora rwijimye, umubabaro udashira, ruhorana umubabaro. Ariko ni byiza ko abantu b'Imana bagomba kunezerwa, bakishimira ko Yesu Kristo yabitangiye ku musaraba akaba igitambo, kandi bakishimira ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ndizera neza ko abantu babyumva neza. Amazina yanyu mwitwa bande? N'ubwa mbere tukwakiriye aha ntahandi ni kuri Imana Irahari TV. Yego. Amazina nitwa Basabose Joseline. Mfite umugabo umwe n'abana batatu. Mpamvu mvuga umugabo umwe nuko nta wundi nteganya. Yego. Sengera kuri Methodiste niwo nkorera umurimo w'Imana w'uburirimbyi. Yego. Yesu aduha umugisha. Yesu aduhana umugisha. Hari abantu njya nakira bagahera ku murongo bakavuga detaye, kavuga ngewe nkoriye imirimo meze gutya na gutya. Wowe kuki uhisemo kwivugira umurimo w'uburirimbyi gusa, kandi hari indi mirimo tuziranyeho? Hari indi mirimo tuziranyeho, kuki udashimye kuza ngo uhite ubivugira hano kuri kamera? Hoya, ibyo nabyo kubivuga nta soni bintera. Ndi umuvugabutumwa. Yego. Ndi umuhanuzi w'Imana, kuko nge narahamagawe. Warahamagawe? Narahamagawe, ntago nahamagawe n'abantu. Iyo nza guhamagarwa n'abantu bamvuga nkabivamo. Iyo mpamagarwa n'abantu nahura n'intambara nkabivamo. Ariko kubera ko nahamagawe n'Imana, niyo mpamvu mpura n'ibigeragezo byose mpura nabyo nkabigumamo, kubera ko nge narahamagawe. Ndi mu bagore rero bahamagawe muri iki gihe. Amen. Urakoze cyane. Ati ndi mu bagore bahamagawe muri iki gihe. Bijya bishyika ko rimwe na rimwe tubwira umuntu ngo ubu butumwa ufite waje ukabutambutsa kuri YouTube, abantu bakamenya imirimo Imana ikora, bakanamenya ko hari abantu bagikorera Imana. Ngo hoya, ngo ngiye ngo ntabwo najya kuri YouTube, ngo kuri YouTube ngo ni ahantu ngo h'abantu ngo b'abapagani.
wowe ni izihe mbaraga zatumye si ubwa mbere ukoze ikiganiro ariko n'ubwa mbere uje kuri Imana Irahari TV, ni iki cyatumye uvuga ngo noneho mvuye aho nakwita mu ibanga ngiye ahagaragara, kuko YouTube igushyira hanze, iyo uri umunyamwuka uramenyekana, iyo uri umunyamubiri uramenyekana, wowe ni iki cyabiguteye? Ese ni ijwi ry'Imana wumvise cyangwa wabonye ko hari ibintu biri gusenyuka uravuga ngo reka ngende nanjye njye gushyiraho iryanjye tafari? Impamvu inteye guhaguruka suko kwigaragaza nanjye nkaza kuri YouTube nkavuga ntari kubishobora, ariko hari ibintu biri kuri YouTube umuntu ari kugenda akurikirana, ukabona abakozi b'Imana bariho bari kugenda basebya izina ry'Imana, kumva ufite intimba n'agahinda. Hariho abantu bari kuvuga ibintu biterekeye, hariho abantu bari gusenyana, hariho abantu bari kubeshya, hariho abantu bari kuvuga ngo Imana iravuze itavuze, ariko ndabizi neza inkota y'Uwiteka iri hafi. Njyewe impamvu nje nuko nahamagawe, kandi nkaba ntari muri babandi b'ibicamuke, ntago ndi gicamuke, mbese ndi umugore uhagurukiye mu gihe. Amen. Hagurukiye mu gihe, kuko Imana yarambwiye ati haguruka nzabana nawe, mu bikomeye nzabana nawe. Niyo mpamvu rero kuza kuvuga Imana bitantera isoni. Mpamvu njya mbwira abantu ati igituma ngera isoni zo kuvuga iby'Imana nuko naba mfite ibyaha, ariko ntacyo umutima unshinja, nta n'ibyaha mfite. Sindi umusambanyi, sindi umusinzi, sindi umupfumu, sindi umuraguzi. Njyewe ikintu ndi cy'ubu ngubu nkorera iyera. Urakoze cyane. Ikintu uri cyo ukorera iyera. Nibyo. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Turagushimye cyane, turaguhimbaje, tugushimira uri mu gihugu cyo mu ijuru, uri Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo, uwa mbere n'uwa nyuma, nta wakubanjirije nta n'uzaguheruka, urihagije cyane. Uri muremure, uragororotse, uteye ubwoba, ntujya uhinduka. Abantu barahinduka ariko we ntabwo ujya uhinduka. Turagushimye Uwiteka, tugushimiye aka kanya tugiye kwinjiramo, bana natwe udushyigikire, umwuka wera ganze hagati muri twebwe, ijuru ryururuke ku bana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Mbanje gusengera imitima iri bwumve iri jambo, unyemerere cyane Uwiteka Imana, nirice mu gutwi ngo rihingukire mu kundi, ahubwo unyemerere ijambo nateguye aba ari ryo mbasha gushangiza abantu bari budukurikirane. Urakoze cyane, cyubahiro kibi cyawe, nguhaye ikaze na karibu kugira ngo wiyoborere, ntaba ari twebwe, cyubahiro cyacu kibure, hagaragara icyawe none n'iteka ryose. Amen. Urakoze cyane. Icyubahiro cyacu kibure, icy'Imana kigaragare none n'iteka ryose. Ariko amaze iminsi nakira abantu benshi batandukanye, hari n'abampamagara nkavuga nti noneho ibi byo wapi, ariko nkakira ikintu cyitwa comment cyangwa se abampamagara baciye mu gikari. Ubundi mbabarira umbwire, Imana iracyavuga? Yego ko Mana, Imana iracyavuga, ikavugira mu bahanuzi. Yego bikomeye, haracyariho ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali, kandi muri ibyo bihumbi 7 bitarapfukamira Bayali nanjye ndimo. Nawe urimo? Yesu Kristo nje ndimo. Yego. Urakoze cyane. Birumvikana ko uyu mutumirwa wacu afite ibintu byinshi, ariko noneho by'umwihariko afite ibintu by'ubugingo. Tera agatebe wicare wumva ijambo ry'Imana. Yes. Nurangiza wandike comment nzima. Abantu bagenda bakandika comment z'ibitutsi, mumenye ko igihembo cyanyu namwe muzakibona. Ntago ari byiza, jya wumva ikiganiro cyose ukirangize, apana kumva gace gatoya ugahita wihutira kwandika comment. Kandi wakenera nanone kuduha ubuhamya cyangwa n'ijambo ry'Imana, hamagara, reba nimero urayibona aho ngaho imbere kuri screen yawe, uhamagare ubundi tuguhereza umwanya utambutse iby'Imana yashyize ku mutima wawe. Reka ngusabe no kugira ngo utugezeho message watugeneye uyu munsi. Yego. Mbanje gusuhuza abantu bose bankurikiranye. Yego. Abari mu gihugu cyo hanze, mu gihugu cy'u Rwanda, ndabashuhuje. Ntago nareka kongera kubibwira. Nitwa Basabose Joseline. Yego. Ndi umumama, mfite umugabo umwe n'abana 3. Ndahagurutse mu gihe nk'iki, mu gihe gikwiye Yesu arampagurukije kugira ngo mbwirize ijambo ry'Imana.
ijambo tugiye gufatanya ni ijambo riri muri Yohana gice cya 11 umurongo wa 35. Haravuga ngo Yesu ararira. Abayuda baravuga bati dore ye nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati uyu ko ahumura impumyi ntaba yarabashije kubuza uyu ntapfe. Yesu yongera gusuhuza umutima agera ku gituro cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Uyu ni Yesu yari inshuti ya Lazaro. Babanaga mbese amasaha ku masaha, baragendanaga buri munsi. Mbese nta kintu Yesu yakoraga atari kumwe na Lazaro. Ariko igihe kiza kugera Lazaro ararwara, biba ngombwa ko Lazaro ataha akajya iwabo. Ariko tukiri aho ngaho Yesu yari inshuti y'iwabo wa Lazaro, yageragayo uko bwije n'uko bukeye, mbese hari hameze nk'aho ari iwabo mu rugo. Yesu arasibira ajya mu mudugudu ajya kuzurayo ibintu bimaze iminsi byaranutse. Suko yarayobewe ko Lazaro ahari, suko yarayobewe ko Lazaro amaze iminsi 4 yarapfuye. Yesu nashimwe. Nuko Yesu aza kwibuka ko hari inshuti yiwe bita Lazaro. Hari igihe Yesu asibira ku buzima bwawe. Haleluya. Yesu ajya asibira. Yesu arasibira mu bukode bakagusohora. Yesu arasibira umaze igihe utabyara. Yesu ajya asibira aho hantu, Yesu ajya hasibira. Imana itugirire neza. Ariko Yesu aza kwibuka ko hari inshuti yiwe bita Lazaro. Aravuga ati ngomba kugera kwa Lazaro nkajya kureba inshuti yanjye. Haleluya. Nuko Yesu yarayobewe ko Lazaro amaze iminsi yararwaye bikaba ngombwa ko apfa. Imana itugirire neza. Nuko Yesu ageze iwabo wa Lazaro asanga bari kurira, sanga mbese amarira ni menshi. Yesu ntabwo ajya yita ku gihe umaze ku musozi. Yesu ntabwo yita ku magambo bakuvuga ihangane. Nubwo bari kukuvuga ihangane, nubwo ubukode bukuruhije ihangane, nubwo nta kazi ihangane, nubwo bimeze gutya ihangane. Heto pestifu ihangane nkoko yabika itabika amaherezo buzaki. Imana itugirire neza. Yesu ahageze harababaza n'iki cyabaye. Baza mushiki wapfuye mbese n'iki cyabaye ko mbona agahinda ari kenshi. Rwaye ntiwahagera, ajya mu bitaro ntiwahagera, mbese abura icyo kunywa ntiwahagera. None urimo uratubwira ngo habaye iki? Haleluya. Arababwira ati sinababwiye ko nimwizera muri bubone igitangaza. Yesu nashimwe. Nawe nje kukubwira ngo niwizera aka kanya urabona ubwiza bw'Imana. Niwizera ukizera mu byo Yesu yakoze igihe cyashize, icyo kigeragezo ufite ntago cyamunanira. Hanganira aho ngaho. Hanganira uko bari kugucunaguza. Ihanganira amadeni, ihanganira umwenda wa banki. Yesu nahagera ibintu birajya mu buryo. Haleluya. Yesu nagajya kangwa n'ibintu byanutse. Haleluya. Atasifo Yesu ntagakangwa nuko mu rugo bitari kugenda neza. Dufite ibimenyetso birenga kimwe, birenga 2 bikwemeza ko uyu mugabo twakurikiye azatugirira neza. Witerwa ubwoba n'ibyo ubona, witerwa ubwoba n'ingabo za Shuri. Haleluya. Imana itugirira neza kandi turacyafite ibyiringiro yuko ibyo yavuganye natwe izabisohoza hatabuze na kimwe. Ndagutangariza wowe unkurikiye, ndashaka kukubwira igihe umaze ku musozi ihangane, Yesu ari kuza. Ndashaka kukubwira wowe umaze igihe ufite bije y'ubukwe ukabona nta kigenda, ihangane, Yesu aje kubisubiza. Haleluya. Ndashaka kugutangariza wowe basabye ubukwe bugapfa, ihangane, byaranutse, Yesu aje kongera kubigenza neza. Amena. Imana ni yacu. Iyo ndi kuvuga iyi Mana mba numva meze neza kuko uyu mugabo wacu aragororotse. Yesu aragororotse, dore Yesu aragororotse. Yesu aragororotse, si mugufi si muremure, Yesu aragororotse. Imana ni yacu. Ndashaka kukubwira ngo ibihuri kunyuramo ntibigutera ubwoba. Suko Yesu atabizi, suko Yesu ibyo byose atabizi, ahubwo yasibiye.
Yesu yasibiye mu wundi mudugudu kuzuramo ibintu. Yesu yasibiye, yaba yasibiyeho gatoya, ihangane nubwo Yesu aba yasibiye ariko arahari. Hatasi edra yasini, ihangane peri wazonema, hatakudevoma, ihangane Yesu aba yasibiyeho gatoya. Wikinyereramo icyamo, wikwicira inzira, Yesu arasibiye. Yesu asibiye ku buzima bwawe, ihangane mama, hangane papa, hangane musaza wanjye, hangane nshuti yanjye, hangane muvandimwe, Yesu arasibiye. Imana tugire neza kandi Imana tuganze. Amen. Twihuse twongere dusome. Yego. Muri Matayo 25. Iri jambo rijya rinezeza. Yego. Iri jambo rijya rinshimisha. Imana tugire neza. Haravuga ngo umugani w'abakobwa 10. Imana tugire neza. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu merezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira ati hoya ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amen. Amen. Uyu mugani ni umugani w'abakobwa 10. 5 b'abanyabwenge, abandi 5 bari abapfu. Ariko gahunda yari imwe, bari bafite gahunda imwe. Bose bari bafite gahunda yo gutegereza umukwe. Imana tugirire neza. Haleluya. Bose bari bicaye mu cyumba kimwe bategereje umukwe. Imana tugirire neza. Bari bamaze igihe bumva ko umukwe aje. Ariko abanyabwenge bari bafite ikintu bita amavuta mu merezo zabo. N'abanyabwenge biragaragara, abapfu biragaragara ko nabo bari bayafite, ariko nta kintu bari bafite mu mperezo zabo. Yesu Kristo Imana dutabare. Birashoboka yuko muri iyi minsi ya none uri ku umuntu abona abakozi b'Imana kagira ngo bose niko bahamagawe. Uwiteka zabe. Imana tugire neza. Ngo nuko mu gicuku haba urusaku ngo umukwe araje. Haleluya. Mu gicuku haba urusaku ngo umukwe araje. Abanyabwenge bari bafite ikintu bita ku mavuta, abapfu nta kintu bari bafite, ariko mu gicuku bose baryamye. Haleluya. Ngo nuko bumva ngo umukwe araje, abari biteguye binjirana nawe. Yesu nashimwe. Umukwe aratinze, abantu bikuyemo imyambaro y'ubukwe kubera ko umukwe yatinze. Umukwe aratinze, abantu basubiye mu busambanyi. Umukwe aratinze, abantu basubiye kuraguza. Umukwe aratinze, abantu basubiye kugambana. Umukwe aratinze, abantu basubiye ku nzoga kubera ko umukwe yatinze. Haleluya. Umukwe yatinze, abantu bari gukora ibyo bishakiye kubera ko umukwe yatinze. Umukwe yatinze bitumye abantu bicana. Umukwe yatinze bitumye abantu besikoroka. Umukwe yatinze inzangano zabaye nyinshi. Umukwe yatinze. Ariko ikimbabaje nuko adutunguye. Aradutunguye. Yesu aradutunguye. Kandi abantu yaba bari babizi, iyaba babimenyaga buri wese yakwiteye ku iherezo ryiwe. Hatasifa. Umukwe araje, abantu biyambuye mwambaro w'ubukwe kandi umukwe yaje. Mugeni kuki wikuyemo ikanzu kandi umukwe aje? Niki gitumye wiyambura ikanzu y'ubukwe kandi umukwe aje? Suzuma. Muririmbyi ajya avuga ngo suzuma neza icyagukuye iwanyu. Imana dutabare kandi Imana tugirire neza. Haleluya. Suzuma.
menya icyo ufite muri iyi minsi ya none. Menya niba ugihetse umwana, menya niba ingobyi itaravuye mu mugongo, suzume niba ugifite umwana. Imana dutabare kandi Imana itugire neza. Imana ni iyacu. Jambo ry'Imana ryarambwiye ngo uwo mwana arakura, agwiza imbaraga, aguma mu butayu kugeza igihe yerekewe mu Bisiraheli. Imana itugirire neza kandi Imana idutaba. Umukora atiza, wikwiyambura ikanzu y'urugamba, dore umukoraje. Niki gitumye wambura ikanzu? Ese niki gitumye wiyambura imyambaro? Imana idutabare. Abari bambaye birebire bongeye babimanuye. Imana itugirire neza. Muri iyi minsi ntabwo uri kumenya umurokore n'umupagani. Ibyo bintu kubisobanura byabaye amayobera. Gusobanura umukristo n'utari umukristo byayoberanye. Imana idutabare. Twese turi kugenda mu nzira. Iyi nzira iragoye. Gusobanukirwa umukristo n'utari umukristo byabaye uruvange. Ariko Yesu araje, buri wese azamuhembera hamusanze, icyo biba nicyo uzasarura. Imana idutabare. Wowe ucyambaye ikanzu, guma ku ikanzu yawe, nagira umuntu ukwanduriza ikanzu, ihangane iyo kanzu yigumemo, kuko nuyikuramo Yesu araje. Heta sifa eregraya sini kontrere. Ambara ikanzu yawe, nagira umuntu ugukuramo ikanzu, kuko umukoraje yageze ku marembo. Niki gitumye wiyandurisha iby'ibiryo by'ibwami? Mbega abavuga butumwa bo muri iyi minsi ya none bikuyemo imyambaro. Mbega abashumba bo muri iyi minsi ya none bikuyemo imyambaro, kandi umukoraje. Nukuri umukoraje. Iyaba mwari mubizi, iyaba mwabimenyaga, buri wese yakwitaye ku iherezo ryiwe. Buri wese niyita ku iherezo ryiwe. Buri wese nave mu byarimo, mugabanye ibiryo. Buri wese niyegera Imana kuruta imyambaro mwambaro ya buri munsi. Kubera ko ibintu byose turabishize, ibintu byose bigiyeho iherezo, ibintu byose birarangiye. None kumukwaje n'icyo ufite mu mperezo yawe, urumva harimo amavuta? Ese ntabwo uri kugendera mu kigare? Ese ntabwo uri kugenda mu gihogere? Imana idutabare. Ariko akayungiro kari hafi, nimwihangane. Kayungiro kari hafi. Intama zigiye kongera zice mu kuboko kwa nyirazo, yongera zibare bushyashya, kuko tubonye ibintu biryoberanye. Ibintu birayoberanye, kurobanura intama byayoberanye, kuko ariko data wa twese araje azirobanure, zigiye kongera zice mu kuboko kwa nyirazo, yongera zibare bushyashya. Ibintu bije gusobanuka. Mwebwe nimugende uko mubyumva, nimukora ibyo mushaka, nimuvuga ibyo mushaka, mutubura uko mubyumva. Ariko data wa twese intama yongeye kuza kuzibara. Inama aje kuzibara. Tuje kumenya uhamagaye n'utarahamagawe. Imana itugire neza kandi Imana iturengere. Kivunge kisha abantu. Imana idutabare. Ntago muri iyi minsi nturi kumenya umushumba n'utari umushumba, ibintu byayoberanye. Imana idutabare kandi Imana iturengere. Imana itwiteho. Nta magambo menshi mfite yo kubabwira, ariko ijambo nari mfite no kubabwira ko umukwaje. Natangiye mbabwira ngo nge narahamagawe, kandi nibyo koko. Nge narahamagawe, ndi umubyeyi uhamagawe. Aho uriho hose, wowe unkurikiranye, wumve ko nahamagawe. Wikwiyambura ikanzu. Kanzu umukwe yagusigiye, kuki ushaka kuyiyambura? Iyo kanzu kuki uri kuyanduza? Kuki utumye iyo kanzu yanduza? Nukubera iki? Niki gitumye ushira ikanzu hasi kumukwaje? Ihangane. Inzara yere gutuma ikanzu yikuramo. Ubukode bwere gutuma ikanzu yikuramo. Ihangane, wikuramo umwambaro umukwe yagusigiye. Hebasi fo eredraya sini kontrere. Wikwambura ikanzu mama, wa mugabo wikwambura ikanzu, wa mukobwa wikwikuramo ikanzu. Rekera kwikuramo ikanzu kuko umukoraje. Rabi edestase kontrere. Haleluya. Ndabizi neza murankurikiranye, ariko ni mube maso umukoraje. Umukori ku marembo araje. Imana idutabare. Umukora atinze, abantu bari kweskoroka kubera ko umukwe yatinze. Aje kubatungura.
suzuma neza, isuzume niba ugihagaze neza, isuzume niba ukiri ku murongo, isuzume niba ugikora ibikwiranye n'ibyo Imana ishaka, isuzume muri iyi minsi ya none, wisuzume kubera ko ibintu byayoberanye. Ndi kubona ibintu byayoberanye, ibintu bimaze gucanga abantu. Sinzi igitumye abantu biyambura iyi kanzu, sinzi ari ukubera iki, ariko umukoraje kandi ageze ku marembo. Imana itugirire neza. Ihangane wa mubyeyi we, nubwo urugo ruri kukunyeganyeza, ihangane nuko umukwatinze, ariko umukorajeje kubisobanura. Ihangane wa mugabo, nubwo amadeni abaye menshi, umukoratinze, ihangane nubwo bagiye kugutereza cyamunara, ihangane nuko umukwatinze, ariko umukorajeje kubisobanura. Ihangane wa mubyeyi umaze kugiye ku gisasiro cy'uburwayi, ihangane nuko umukwatinze. Ihangane wafite umwana warembye, wabuze uko byagenda, ihangane nuko umukwatinze, ariko Yesu araje, ibintu byose aje kubishyira mu mahoro. Abo bacurira ingoni, araje byose abishyire ku murongo. Ihangane nubwo uri kurya ibiryo by'agahimano, ihangane umukora araje. Ihangane nubwo ubona urugamba rugeze mu mahina, ihangane. Yesu araje. Haracyariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka. Haracyari ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka, kikamera, kikazana ibindi bibabi byiza. Ihangane nubwo abantu bari kukwihanagurizaho, ihangane utambutse wese ari kukwihanagurizaho, ihangane utambutse wese ari kugusitaraho. Ihangane nuko waratemwe, ihangane gutemwa kwawe, ariko imvura igiye kongera kugwa ushibuke. Haleluya, imvura igiye kongera kugwa, wongera ushibuke. Ihangane nubwo ubutayu bubaye burebure kuri wowe, ihangane ndagukomeje muri aya masaha. Ihangane inkoko yabika itabika buzacya. Haleluya. Nkoko yabika butabika buzacya. Ihangane nubwo aho washatse bitameze neza, nubwo mu rugo ari intambara, nubwo mu muryango aho uvuka batakwemera, ariko ihangane umukoraje. Mpamvu bimeze gutyo nuko umukwatinze. Umukwa adatinze ibintu byose byagenda neza ku murongo, ariko ihangane rwose. Nta joro ridacya. Nanjye nagiye nyibona indengera, nanjye nagiye nyibona bikomeye, nanjye nagiye nyibona igaseruka. Ihangane. Kintu nabwira abantu, nimwirinde kubeshyera Imana, muvuge ibyo Imana yababwiye, mwere kuvangavanga, mwihanura amarangamutima, mwica ku ruhande mubeshya, mwibwira abantu iby'ururutse umutima kandi ntabyo. Nimubwire abantu ko Yesu aje, mwishakire indamu mu bantu, mubwize abantu ukuri, nimubabwire bihane, nimubabwire bave mu byaha, nimubabwire bakizwe, kuko Yesu ari bugufi araje. Buri wese azamuhembera aho amusanze. Nagusanga mu kabara azaguhemberamo, nagusanga mu bapfuma azaguhemberamo, nagusanga mu bwicanyi azaguhemba, nagusanga mu guca imanza azaguhemba. Buri wese icyo abiba nicyo azasarura. Muri iyi minsi uri gusarura iki? Muri iyi minsi nicyo uri gusarura. Aho si amagambo, aho si inzangano, aho si ugusebanya. Imana dutabare kandi Imana itugirire neza, Imana twiteho kandi Imana iturwanirire. Abantu muri iyi minsi ya none bari gusebanya, abantu bari kuvuga ibintu biteye isoni. Niki mwafashwe ryari? Ko mweraga imbuto nziza, mwaje gufatwa ryari? Ko mwari bazima, mwafashwe ryari? Ko twaherutse muri abantu bazima, mwafashwe ryari? Etasi eregaye, niki mwafashwe ute? Imana dutabare kandi Imana itugirire neza, Imana iturwanirire kandi Imana itwiteho. Haleluya. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Nje kubabwira ngo muve mu byo murimo, kuko Yesu araje, azaguhembera hagusanze. Imana itwiteho kandi Imana iturwanirire. Imana ni iyacu bwite. Yesu, Imana itugire neza. Ntabwo nasoza iki kiganiro ntababwiye ko njyewe umuntu wanshakaho inama ndahari, umuntu wanshaka ko namufasha gusenga ndahari, kuko njyewe ndahari 100%. Njye ndahari igihe cyose wanshakira ndahari. Wahita unatambutse telefone
nimero ya telefone ubone. Uwashaka wese yanshakira kuri iyi nimero 078 28 55 288. Ndongera nzisubiremo 078 28 55 288. Murakoze cyane. Urakoze cyane ku butumwa bwiza uduhaye. Nanjye nendaga kuvuga ngo utambutse nimero ya telefone kuko abantu bahuye n'abesikoro benshi, abantu bahuye n'abiyita abayuda atari bo. Ni byiza ko umukozi w'Imana umuhamagara mugasengana, mukagirana inama, ukamugisha inama nawe akakugira iyindi, mugafashanya ku by'uru rugendo. Niko bimeze. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Hanyuma ndagira ngo wemerere kuri izi kamera ko nitwongera kugukenera tuzakubona. Ndahari, nzagaruka. Yego. Urakoze cyane. Imana y'amahoro iguhereza umugisha. Reka ngusabe kugira ngo usabire umugisha abakunzi b'Imana irahari bose aho baherereye n'abandi bose bazaza aho bajya babona umugisha. Turagushimiye cyane. Turaguhimbaje. Tugushimiye kugira neza kwawe. Uri umukozi w'umuhanga. Uri ibyiringiro bizima. Uri ibyiringiro byacu. Tugufite nitwifuza undi murengezi. Amina. Hatasi enebraya sisi kontrerevo. Turakurevoma. Haleluya. Yesu ndagushimiye. Ngushime kuri iri jambo ntambukije. Unyemerere cyane abaryumva. Unyemerere Uwiteka Imana rigira aho ribakura naho ribageza. Ubabayeri muhembure. Uwataye ibyiringiro yongere hagurukana ibyiringiro. Ndagushimiye Uwiteka Imana. Uracyari Amani ivuga bikaba. Wategeka bigakomera. Turagushimiye Uwiteka. Wabanye natwe, utangiranye natwe, usozanyije natwe. Cyubahiro kibi cyawe. Buri wese umwiteho kandi umurwanirire. Ntambara izazi n'izatazi. Ababuze ibyiringiro ubarengere. Ababuze ukubagira ubatabare. Mu izina rya Yesu Kristo sabye umugisha kuri umwe wese uri bukurikirane iki cyigisho. Urakoze Yesu. Cyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose. Amen. Murakoze cyane bakunzi bacu ko mwabanye natwe. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe kandi ukore share ndetse na comment y'ibyo tugomba gukosora cyangwa se munadushime, byose birashoboka. None akenera kudushyigikira kugira ngo ivuga butumwa ryaguke. Niyo nimero nyine ubona kuri screen imbere yawe, rwose udufashe. Yesu azaguha umugisha. Nakoze. Shalom.